Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo munyemerere dufatanye gushima Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu, yatwimanye iminsi yatambutse. Ni ukuri yarahabaye. Uyu munsi dusoza iminsi 7 twibuka abatutsi bazize jenoside ku nshuro ya 32. Munyemerere twongere tuzirikane gukomera kw'Imana yacu. Turazirikana abacu bapfuye, ariko twongere tuzirikane n'abacitse ku icumu, uburyo ki Imana yakoze ibikomeye. Kugeza uyu munsi ntacyo twashinja Imana, yagiye yubaka, ni ukuri tukubakika. Imana nishimwe rero, Imana ihabwa icyubahiro. Ndakubwiye ngo ni ukuri utekereze iby'Imana yakoze ku buzima bwawe. Ni ukuri umunyarwanda aho ariho hose arasanga hari ikintu Imana yakoze kidasanzwe. Tujya tubyuka dushima Imana, ariko ukorwe ku mutima n'iby'Imana yakoze. Ntacyo watanze cyatumye urindwa, ariko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Imana ishimwe. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Imana ishimwe. Turi muri teme y'iki cyumweru yitwa kunesha kw'Imana. Kunesha kw'Imana. Ibyo ari byo byose abantu bajya bahimbaza iby'imbaraga zabo, abantu bakavuga ko ari abantu bafite imbaraga mu buryo buri fizikali, akavuga ko afite imbaraga mu buryo bw'umufuka, akavuga ko afite imbaraga mu buryo bw'imitekerereze. Urumva rero ko abantu bashobora kwirata iby'imbaraga zabo mu buryo butandukanye, bakavuga ko arizo zibaneshereza. Ariko jyewe ndavuga ko hari ukunesha kw'Imana. Hari ijoro n'umunsi buri wese ashoberwa, ibyo byose bihari, ariko ntibigire icyo bimumarira. Urugero, waba utunze rwose utunganiwe, ariko ntiwakuraho umunsi wawe wo gupfa. Ikindi, waba uryama mu nzu nziza, uryama ahantu heza, ariko ntabwo byakuraho umunsi wo kurwara gripe cyangwa se kurwara indi ndwara ikakuzengereza. Rero nashakaga kukubwira ko ibyo byose imbaraga runaka wowe utabasha kurwanya no gukumira, hari kunesha kw'Imana. Hari Imana ijya inesha imbaraga zose, imbaraga z'ibihumeka, imbaraga z'ibifite imibiri, imbaraga z'abana b'abantu, imbaraga zikorera mu isi y'umwijima. Nakubwiraga ngo hari ukunesha kw'Imana, kandi nawe warabibonye. Hari ukunesha kw'Imana. Imana yarakwimanye irakuneshereza. Imana yarakwimanye irakurwanirira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Ingoma za mbere, ibice 29. Turahera ku murongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, tugeze kuri 13 twihuse. Reka dusome. Titire y'ijambo handitse ngo isengesho rya Dawidi. Imana ishimwe. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose. Aravuga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isiraheli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Imana ishimwe. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Imana ishimwe. Mu kuboko kwawe harimo ububasha. Imana ihabwa icyubahiro n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, nuko rero Mana yacu turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro.
turacyari muri teme yacu ivuga ngo kunesha ni ukw'Imana, kunesha ni ukw'Uwiteka Imana wenyine. Ibyaguhiga n'ibyakurwanya n'ibyagutesha umutwe, n'ibyagutera ubwoba, hari aho wagera bigafata ijambo, ariko Uwiteka ahagurutse, kunesha ni ukw'Uwiteka, aranesha ku rugamba, aranesha. Nakubwiraga ngo rero kunesha ni ukw'Uwiteka Imana, kunesha ni ukw'Imana. Dawidi we yaritegereje, bamaze kuzana amaturo yo gushima Imana, arareba aritegereza, bazana amaturo ngo batahe inzu y'Uwiteka, ariko Dawidi amaze kubyitegereza byose, aterura ijambo, ayatekereza aho yaturutse kwa se Yesaya, nta muntu umwitayeho, nta muntu wo kumugirira neza, nta n'umuntu wo kumwibuka, n'umubyeyi we yaramwibagiwe. Arangije arabikusanya, akusanya ukuntu Imana yita ku banyamibabaro, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Dawidi akusanya ukuntu Imana yita ku batibashishije n'abakene, ayiwe Dawidi akusanya ukuntu Imana yita ku ntabwa zatawe mu mashyamba, nk'uko yabaga mu ishyamba aragiye intama. Dawidi arakusanya ukuntu Imana yabigenje, arakusanya ukuntu Imana yamuhaye isezerano ko azaba umwami kandi akicara ku ntebe y'ubwami. Dawidi akusanya ukuntu Imana yagiye imuneshereza ababisha be. Ayiwe Dawidi arangije kubikusanya avuga ijambo rikomeye, ngira ngo nawe muri iki gitondo rigubera inkomezi kandi rigushyiremo imbaraga kwizera Imana. Dawidi avuga iri jambo, aravuga ati Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha, Imana ishimwe. Yaravuze ngo Uwiteka gukomera, yasanze gukomera kwe akaba umwami byaraturutse ku Uwiteka, kuko ari Imana yahamwiterekeye. Si ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu biri herediteri. Ntago yavuga ngo iyi ngoma nayisigiwe na data, kuko ise yari yazanye ba Aminadabu, azana ba Eliyabu, azana abasore beza, aba ari bo amurika imbere y'umuhanuzi kugira ngo babe ari bo basukwaho amavuta ya cyami. Ariko Uwiteka, Dawidi amuvuze neza, aravuga ngo Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro, gukomera n'imbaraga. Imbaraga ahangaha ari kuvuga, arimo aravuga za mbaraga yakoreshaga mu ishyamba ashwanyaguza intare n'idubu, imbaraga Imana yamuhaye akabasha kwica Goliyati. Arimo arabikusanya, nawe ongera ukusanye ineza y'Imana ku buzima bwawe. Nurangiza nawe uvuge nka Dawidi, uvuge ngo Uwiteka gukomera, Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro. Ayiwe Imana ishimwe. Avuze ku cyubahiro, abona ukuntu yabaye umwami nyine akubahwa. Imana nihabwa icyubahiro. Nawe ufite ahantu Imana yaguteretse muri iyi minsi, kandi nawe wagiye ubona Imana. Imana ishimwe. Aravuze rero ngo no kunesha, Imana yagiye imuneshereza kenshi. Ayiwe Imana igatuma amacumu ya Sawuli afata ku bibambasi. Imana nishimwe cyane. Imana yarayibonye Dawidi yewe. Aravuze ngo rero no kunesha, Imana ihabwa icyubahiro n'igitinyiro n'ibyawe. Igitinyiro, ikintu cyose cyatuma abanzi bawe bagutinya bituruka mu kiganza cy'Uwiteka, ngo n'igitinyiro n'ibyawe. Imana ishimwe cyane. Cyavuga ko kunesha ari ukw'Uwiteka, kunesha ni ukw'Imana yonyine. Imana yururukiye kukurwanirira ikakuneshereza. Urugamba ntabwo rukubana urugamba rukomeye, ariko ndi kukubwira ngo Uwiteka niwe wenyine ubasha kunesha ibyananiranye byose, niwe ubasha guhangamura bya bindi byose byigize ashwi. Ayiwe Dawidi niyo mpamvu abivuze neza ngo no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe. Imana ishimwe, kuko ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru ari ibyawe. Imana ishimwe. Ibiguteye ubwoba mwene data muri iki gitondo, ari ibiri mu isi ari n'ibiri mu ijuru, Uwiteka abifiteho ububasha, abifiteho ubushobozi. Nuhumure, nutuze, na rya rindi ryaratambutse ryarakeye,
nuhumurize umutima wawe uwubwire ngo wimpagararamo kuko kunesha ari ukwiteka. Imana nishimwe cyane. Dawidi rero abivuze neza ko ibintu byose ari ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi byose ni iby'Imana. Aravuze ati ubwami ni ubwawe uwiteka ushyizwe hejuru, ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho kandi ni wowe utegeka byose. Imana ishimwe. Arongera aravuze ngo mu kuboko kwawe Imana ihabwe icyubahiro, harimo ububasha n'imbaraga kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Uhereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ngo mu kuboko k'Uwiteka, mu kuboko k'Uwiteka harimo ububasha n'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Mu kuboko k'Uwiteka harimo imbaraga zakuhangamurira icyo kigeragezo. Mu kuboko k'Uwiteka harimo imbaraga zarangiza imanza ufite. Mu kuboko k'Uwiteka harimo ububasha bubasha gukuraho, kubirindura, kuburizamo, kurwanya ababisha bawe mu kuboko k'Uwiteka. Imana ishimwe. Ndacyakubwira ngo Uwiteka niwe ufite ububasha wenyine. Imana ishimwe.